Pop Live ni social media yorohereje abantu benshi cyane gukorera amafaranga kandi menshi cyane ku munsi. Iyi Pop Live wayikora business nawe ukinjiza amafaranga menshi cyane kandi nta gishoro bigusabye. Niyo mpamvu rero ngiraga aka kanya tugendane akantu kandi nkwereke uburyo ki ukorera amafaranga, nkwereke uburyo ki uyabikuza, nkwereke uburyo ki butandukanye wakorera amafaranga ukabona amafaranga menshi cyane ku munsi. Niyo mpamvu rero ngiraga aka kanya tugendane tuze kwihutisha iyi video kugira ngo usobanukirwe neza. Hanyuma rero nabakoreye groupe tuzajya duhuriramo kugira ngo wa muntu utasobanukiwe neza abashe gusobanuza. Hanyuma iyi groupe ndaza kubahereza link muri description ndetse na comment ya mbere muraza gusangamo iyi groupe. Niyo mpamvu rero ngira ngo mwese uko muri muze mubashe kwiga kandi neza. Ikindi mbere yuko ntangira kino kiganiro, abantu b'igitsina gore narababwiye ngo nimba umaze gufungura ino account uba ugomba no gukora verification ugakora liveness. Igihe utarakora liveness ntago uba wari bwatangire kwinjiza amafaranga, kuko nta nubwo ushobora kujya kuri live. Liveness rero ni ibintu bisanzwe, ntago bigoye cyane, ni imyirondoro bagusaba hanyuma ugashyiraho n'isura yawe ubundi ugakora ibyo bagusaba. Ashobora wenda kukubwira ngo humiriza asama bikata birangira. Ibyo ntago ari ibintu bigoye cyane ku buryo utabikora. Okay, hanyuma rero ndagira ngo dusobanukirwe neza uburyo ki aya mafaranga akoreye uyakura noneho kuri account ya Pop Live ugashyira kuri account yawe nyirizina, kuko igihe utayarisivinze n'undi ntagaza kuri account yawe. Iyo mpamvu rero ngira ngo tugendane turebe buryo ki amafaranga wakoreye uza kuyarisivinga ukashyira kuri account yawe. Hari uburyo butandukanye ugenda ubonamo amafaranga, ariko igihe utabukurikiye ntabwo ubasha kuyashyira kuri account yawe, kuko uburyo bwa mbere ku bantu bashyashya mutangiye live bwa mbere, iminsi 2 baba baguhaye point 20,000, kuko ukora amasaha 2 ku munsi. Amasaha 2 ku munsi uri kuri kamera nk'uko nguko uri kumbonaho, ukicara kuri kamera ukamaraho amasaha 2, bahita baguhemba 10,000 by'amapoint. Hanyuma iyo bukeye wongera ukajya kuri ya saha n'ubundi wakoreyeho live. Nimba uyikoze nk'iki gihe urongera ujyeho nk'iki gihe wongera ukora andi masaha 2 hanyuma baguhereze ibindi 10,000. Ubwo mu minsi 2 uba ukoreye 20,000 ku muntu mushyashya ari bwo gifungura ino account. Hanyuma nyuma ya minsi 2 umaze gukorera 20,000, iyindi minsi isigaye ukora live bakagenda baguhereza 1,000 ugakora isaha imwe. Hanyuma hari n'ubundi buryo bwinshi cyane aho uzagenda ukina imikino, uzagenda ugira gute, ndaza kubibereka byose, hanyuma ayo mafaranga ukagenda uyakorera. Okay, ubwo nibwo buryo rero tugiye kwigana uyu munsi kugira ngo nawe ya mafaranga wakoreye atazajya kubusa, ahubwo uzajya ubasha kwakira kuri account yawe. Hanyuma ubundi buryo nubwo nababwiye yuko ugomba kujoyininga live. Hanyuma igihe wakoze live yawe noneho ubwite wowe yawe bwite uba ugomba no gukereya content nziza iza gukura abakiriya. Nimba wenda ngewe nk'urugero nkakereya content nk'uko nkavuga ati ngiye kwigisha byimbitse uko twakoresha Pop Live, ukabuzi neza yuko babakiriya bawe uri buze kubahereza ibintu bya nyabyo ku buryo buri muntu wese ari buze kunyurwa. Ushobora kubuzi gutera story, ushobora kubuzi kuganira n'abandi, byaterwa na content ufite. Aha rero Pop Live ni uburyo bworoshye cyane bwo kureba amafaranga, ndetse ushobora no gufungura ukiyacarira abantu bakajoininga, kuko tuba dufite buryo ki ngenzaza kuri live yawe ngamije kugira ngo nkorere amafaranga. Okay, ibyo rero nibwo buryo butandukanye tugiye gukorera amafaranga. Tuzagenda tubimenya uko muza kujoininga groupe, muraza kugenda mubimenya. Hanyuma ndaza no kubahereza ku bantu bashaka kwinjiramo, ndaza kubahereza invitation, hanyuma namwe mujoininge Pop Live mutangire muyikoresha. Yes, hanyuma rero bapayoners namwe bakunze ba Mining TV,
nk'uko bisanzwe mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina ni uko tubanza tukiragiza Imana kuko niyo ituma dukora ibi byose turimo dutekereza. Okay? Hanyuma rero mureke duce bugufiya, buri muntu wese ace bugufiya maze dusenga Imana, hanyuma Imana nayo zineza yuko iri buduhe imigisha mu byo tugiye gukora byose. Yes, ndabashimiye rero muce bugufiya dusenge. Data twese wo mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo, tugushimiye kujya neza kwawe, tugushimiye yuko waturinze kuri uyu munsi tukaba tugejeje isaha duhumeka umwuka w'abazima. Ushimirwe databuja. Tongera turagushimiye databuja kuko wadufashije muri byinshi cyane. Turongeye turagushimiye ko tugejeje akanya turimo tuvuga izina ryawe. Turagushimiye databuja. Ni ukuri rero databuja, turabanyabyaha, turatekereza tugacumura, turavuga tugacumura, turareba tugacumura. Niyo mpamvu dushyize imitima yacu imbere yawe kugira ngo uyicenjagure maze wongere uyihindure, wongere uyireme bundi bushya, uyihindure yera imbere yawe. Niyo mpamvu rero databuja nanone tukweze kino kiganiro turimo tuganiraho kugira ngo ugenderere buri muntu n'undi databuja, kugira ngo nawe umufashe ku ruhande rwiwe, kugira ngo nawe atere intambwe muri iki kiganiro, muri iyi pop live tugiye kwiga, kugira ngo nawe umuhe intambwe zo kugira ngo ayimenye byimbitse. Databuja rero tugushimiye ko ugiye kudufasha, tugushimiye ko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro, ubwo turi buze kugisoza amahoro, buri muntu wese akazamenya inyigisho. Tuzagushimira. Icyo tugusabye rero, turinde umwasitani mu izina rya Yesu, kirogoya mu izina rya Yesu, uturinde ibyo dusukisha byose mu izina rya Yesu. Ahubwo bana natwe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Okay, hanyuma rero reka duhe n'ikaze abantu bashyashya. Abantu bashyashya mwese mugeze kuri P-Mining TV ubwa mbere, namwe tubahaye ikaze tubabwira ngo murisanga muri iki kiganiro, murisanga kuri uyu muyoboro kuko ni umuyoboro mwiza cyane ubahereza uburyo butandukanye nawe bakoreramo aya mafaranga. Icyo usabwa rero kugira ngo ujye usangira impamba n'abari aha ngaha ni uko uza ukanda subscribe, hanyuma ukanda no kunzogera kugira ngo nawe ibiganiro byose binyuze kuri P-Mining TV nawe bijye bikugeraho. Nawe uramaze ukanda subscribe, niwe dukorera bino byose. Ukanda like rero, sharinge kugira ngo uyu muyoboro uwongerera imbaraga kugira ngo ukomeze waguke. Hanyuma nurangiza usige na comment yawe hano hasi kugira ngo udusangize byinshi ndetse n'ibyo ukeneye ubitubwire mwahanga kugira ngo twisangireho. Yes, mbahaye ikaze rero. Mbahaye ikaze ubwo tugiye kwiga how to receive the money you want. Ni gute tugiye kurisivinga amafaranga twakoreye. Ese nimba wakoze live amafaranga none nakoreye kuri live ndaza kuyashyira kuri account yanjye gute? Ese nimba na joininze live y'umuntu ko hari donation bampaye, ese ko hari isaha nemerewe nyimazeho bakama point 800, ndaza kuri sivinga gute zira 800 ngo zishyire kuri account yanjye? Ubu rero ni uburyo butandukanye tugiye kwiga kugira ngo amafaranga wakoreye ataza guhomba. Iyo mpamvu ngira ngo tugendane ntuze kurangara kuko ahangaha niho uzingiye. Kuko igihe cyose utari siviza amafaranga bisa nkaho wakoreye gusa. Kereka amafaranga yonyine wakoreye ari donation z'ampano bagenda baguhereza, nizo baguhereza zijya kuri account yawe. Aha rero tugiye kwiga nimba ukoreye ari amafaranga ukuntu ubuze kwakira kuri account yawe. Yes, reka tugende rero buri muntu wese abashe kubireba. Okay, hanyuma murareba yuko rero tugeze kuri dashboard ya Pop Live. Icyo tugamije ni ukuza kureba nimba none wamaze kujoininga live, nimba wakoze live, ni gute noneho nza kurisivinga amafaranga nakoreye. Icyo nicyo tugiye kurebera hamwe. Guys, ndagira ngo hano hantu hakurikiye neza kuko nuza kurangara uzajya ukorera ubusa. Okay? Hanyuma rero ikintu uri bukore cyambere ni iki ngiki. Okay? Ikintu ugiye gukora ni iki ngiki kugira ngo nawe ujye ubika amafaranga wamaze gukorera. Kurikira hano tugendane akantu kandi tuze kwihutisha, uko wihutisha urahomba byose. Okay? Hanyuma uraza hano, reba ahangaha. Ahangaha ngiye kukwereka. Uraza hano ahangaha nkweretse. Nurangiza uhafungure. Okay, tuhafungure. Hanyuma murareba yuko hano
dore amafaranga uba wakoreye ngaya ahantu uyasanga. Dore amafaranga wakoreye ni aya ngaya. Okay, ni aya mapowenti. Aya ngaya niyo mapowenti uba wakoreye. Aha, hanyuma rero aya mapowenti wakoreye uraza kuyazana hano gute. Ayandi uba wakoreye ni aya ngaya. Aya y'Imana aya ngaya. Hano muri cya gihe mugenda umenagura buriya bogisi ni aya ngaya aza aha ngaha, ndetse na za mpano bagenda baguha ni aha ngaha ziza. Okay, hanyuma rero ese zino aya mafaranga atandukaniye hehe? Aya mafaranga ndimo mbereka aya ngaya 600, uraya ko ariho 600, aya ngaya ushobora kuyakoresha ndimo ngenda ntanga impano. Muri cya gihe nshaka kuza live yanjye, level yanjye, nshobora kugenda zino mpano, zino coin nzihereza abantu, nkagenda noneho nkuza level yanjye. Ibi birumvikanye. Hanyuma icyo tugamije noneho aya mafaranga cyangwa aya mapowenti turaza kuyageza hariya gute. Kuko wowe nimba ukoze ntago uhita uza ngo yasange hariya. Okay, ikintu ubuze gukora rero nuko turi buze hano, reka tufate wenda ko turi kuri live. Aha, reka dufate yuko ndi kuri live maze gukorera ariya mafaranga. Turinjira kuri live tukandi hano, nkuko hano naberetse ukuntu ujya kuri live aha ngaha. Sorry gatoya, nkuko naberetse yuko tujya kuri live. Reka mbibereke hano. Nimba ugiye kuri live kuri ba bantu bamaze gukora verification, ndetse nawe gitsina gore ndongera mbisubiremo, nimba umaze gufungura ino account ugeze aha ngaha, urasabwa gukora verification. Urayikora gute rero? Nyura aha ngaha gutya. Uraza aha ngaha maze kukwereka aha ngaha kuri use nk'ugiye kuri live. Iyo ugiyeho kuri live bahita kwereka step by step ya verification y'ibyo ugiye gukora. Iyi nayo ndaza kubakora video, nimba mutarabyumva neza kuko ndabizi nabuze kubona yuko abantu muri joininga ariko ntago murimo mukora verification y'amakawuti yanyu. Urinjiraho warangiza ntuze gukora liveness ngo uzuze imyirondoro yawe. Icyo gihe rero utaruzuza imyirondoro yawe ntago nubundi ubari bwarangize gukorera akawuti yawe, kuko ntago amafaranga uyakorera. Okay, hanyuma rero tugiye kuri receiving amafaranga yacu kuko nicyo kiganiro cy'uyu munsi ngira ngo tuganireho. Okay, hanyuma turaza hano kuri live, tuvuye konje kuri live ndakoze ngiye kuri receiving. Okay, ndafungura live jewe. Aha, ndafungura live. Okay, murareba yuko ngeze hano kuri live. Okay, tegerezaho gatoya kugira ngo itangire. Murabireba yuko nageze kuri live hano. Hanyuma ikitonderwa hano, kubera yuko ngiye kujya kuri live ntago hari buze kubaho record ebyiri. Icyo musabwa nuko muza gukurikirana, kuko ntago naza kuvuga ndimo nana recording hariya live ngo muze kumvijwe. Muraza gukurikirana, ngende mbereke icyo ugenda gukora. Ndakoresha flash ngenda mbereka kugira ngo nawe uze kubona icyo ugiye gukora. Okay, hanyuma ugeze aha ngaha ntago uba utangiye gukora live, wiguhita ukanda hano kuri go live. Mu gihe amaze kuverifya account yawe byarangiye, ugahita uza hano kuri go live. Okay, ndakandaho. Aha.
hanyuma ukonfirming here. Yes, hanyuma rero ngo buriya uburyo nawe wakoresha receiving ku bantu muza gujoyininga group, ndaza kubasobanurira byimbitse, ndetse na buryo muzaba mugenda mujoyininga ama live tuzatugenda tubasobanurira. Ndaza gukora live buri wese namara kwemvita group, ndaza gukora live, ndaza kubafarishiriza kuri live, buri muntu wese araza kuhava yasobanukiwe. Icyo musabwa rero nta kindi, muze gukurikira uburyo ku bundi, buriya n'uburyo uza kurisivinga amafaranga yawe wakoreye. Ku bantu bo mudasobanukiye cyangwa mudakunda gukoresha wenda ibimenyetso ngo muhite mwumva, murasabwa gukurikira muri groupe kugira ngo nawe uze gusobanukirwa neza ibyaya mafaranga. Buriya rero nibwo buryo tuzajya turisivinga amafaranga twakoreye tuyashyira kuri account zacu. Guys rero kiganiro cy'uyu munsi reka tugisubikira ahangaha, hanyuma byinshi tuzabimenyera muri groupe uko tuzatugenda tujoyininga iriya groupe twakereye. Yes, bye rero reka musubikira ahangaha, tuzagenda kwiga byinshi cyane kuri Pop Live, aho tuzamenya byinshi birambuye, kandi ndabizeza yuko nzabafasha uko nshoboye kugira ngo nawe ubashe kwinjiza aya mafaranga nk'uko bikwiye. Bye bye.